Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu ba Fabu TV mu isi y'ikoranabuhanga, mu isi y'ubumenyi bugiye butandukanye, mu isi y'amafaranga. Turahari rero kugira ngo tugufashe kunguka ubumenyi bugiye butandukanye ku bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero turaza kugira ngo tube twakugezaho uburyo ki ushobora gukoresha application zigiye zitandukanye. Uyu munsi turaguhitiramo application ebyiri, turakwereka uburyo ki ushobora kweditinga video yawe ikaza ifite capacity yo kujya kuri YouTube. Turakoresha rero application ebyiri ya InShoot dukoreshe na CapCut. Turatangira na InShoot, ariko mbere na mbere ndagira ngo nkubwire wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere, kugira ngo ubanze ukande subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bikugerereho ku gihe. Kandi ikindi utwandikire muri comment tubwire uburyo wabibonye. Uba ushaka kumenya byinshi ku bijyanye na YouTube channel cyangwa se social media, ushobora kureba video zacu ndetse ukatwandikira tukagufasha uburyo ki channel yawe monetization cyangwa se bayimonetiza. Ni byinshi tuba twagufasha gufungura account ya TikTok, Facebook, Instagram na WhatsApp. Tukakwereka uburyo ki ufungura WhatsApp ihemba, ni isanzwe, ni stat ushyiraho, ariko ugafungura account kuri PayPal n'izindi account zigiye zitandukanye. Turahari rero kugira ngo tubigufashe. Wowe wakanze subscribe turagushimira, kuko uri uw'agaciro, ni wowe utuma ibintu bigira gute bigenda neza cyane. Twaje rero mu isi y'ikoranabuhanga, aje kugira ngo nkwereke uburyo. Turahera kuri application ya mbere yitwa CapCut cyangwa se InShoot. Turahera kuri iyi yitwa InShoot, izere ko muri kuyireba. Turaza tuyikandeho, nitumara kuyikandaho tuze kwinjira muri application. Turahita tuza rero dukande hano kuri video, izere ko muri kubireba neza cyane. Hari video zisanzwemo, zizo twarazikoresheje dusatse twagira gute twazidratinga. Tubibutsa yuko rero iyi application InShoot uba utayifite muri telefone yawe, urasabwa kugira ngo ujye kuri Play Store yawe wandikemo InShoot, nurangiza ugire gute uyidownloadinge uze kuba wayigeramo. Iyo uyigezemo bakwereka ibintu bigiye bimeze gutya. Iyo ushaka gukoresha photos cyangwa se ushaka gukoresha video, muri kubona ko aha hejuru, simbizi uba muri kuhareba, aha hejuru hagiye ari utuntu dutandukanye. Hari akangaka kajyanye na photos, akaba n'aka kajyanye na video, naha all ubibonera icyarimwe. Hariya hejuru niho ndi kubereka ahangaha. Nzere ko mwabibonye. Uraza rero ushaka gukoresha ifoto, urashoboka ko waza gukoresha ifoto ugakoreshamo n'ibindi bigiye bitandukanye. Uraza nk'aha ngaha, nzere ko mubireba, dufitemo amafoto atandukanye. Turaza tugafata ifoto, tukongera tugafata n'iyi, then twashaka gushyiraho na video, tukaza hano hirya tugafata video dushaka kuba twashyiramo, ubundi bikaza kugenda neza fresh. Turaza tukabigenza gutya, tukayifata. Urugero n'iyi tukayifata, n'iyi tukayifata. Urabonye video dufashe rero, tuhita dukanda aha hasi, ahangaha handitse akavi, duhite tuhemeza. Numara kuhemeza rero, barahita bakwereka ibintu bimeze gutyo. Urategereza za video zawe zibanze ziloadingemo. Izere ko muri gukurikira neza cyane. Tubibutsa ko mwebwe mutari mwabona pin, mushobora kutwandikira kuri cyangwa mukaduhamagara kuri nimero iri kuri description. Bamwe mwabanjije kuba
ba monetization ntimubone pini, mwatwandikira tukabereka uburyo ki mubigenza kugira ngo mubone pini yanyu. Tuhari rero nka FAB TV kugira ngo tubigire gute tubigufashemo. Rero amafoto yacu na video bimaze kuza, muri kubona ko iyi capacity, nizere ko muri kubireba neza cyane, muri kubona ko iyi capacity igiye irimo, nizere mwabonye aho video nyine igarukiye. Iyo ushatse urayitubura cyangwa se ugashyiraho umuntu umwe, hari igihe bijya bibacanga ariko tuhari kugira ngo tubikwereke. Turaza aha hasi handitse canvas, nizere ko mwahabonye ahangaha hasi, noneho twarangiza tukahemeza harimo iyi foto. Iyo tumaze kuhemeza batwereka ya foto ijemo gutyo. Muri kureba rero aka kantu, nizere ko muri kureba aka kantu kameze gatyo. Muri kubona rero ko kageze aha, kageze aha. Uragenda ugatirimure, uragatirimura kagende kaze hano hirya, cyangwa se ufate mu ifoto usikororinge uzana aha, ahandi uzana hino gutya, cyangwa se umanure cyangwa se uzamura bitewe n'uburyo ki ushaka kugira ifoto yawe. Turaza kuri kano, muri kubona iyo dukozeho turi gusunika ko ifoto igenda igakwira hehe, muri taburo hose. Turamanura tukayiterezamo neza cyane, muri kubona ko igiyemo neza. Iyo urangije uraza ugakanda ahangaha hari ku kavi, kuri kano kavi akangaka, ugenda ukaza ugakanda kuri kano kavi, ya foto igahita ijyamo ku buryo upureyinze wayibona ikwiriyemo, akaba ifite ya capacity yo kujya kuri YouTube. Waza kugera muri iyi ngiyi ugasanga nayo idakwiriye, muraza ukayemezaho hano hasi. Iyo umaze kuyemezaho urasubira hano handitse canvas, hano ku ruhande ahangaha nizere ko mwahabonye. Uraza ukahemeza gutya, ukongera ugasikororinga na ya yindi ukayikwizamo. Iyo ushatse ushyiramo umuntu umwe, ugira gutya ukayigira ku buryo ukayifatamo ukayisikororinga, ukayikurura ku buryo ki ushyiramo abantu agace kabo ushaka nka gutya. Ndi kubona hano twarashyizemo ari ifoto dufite hari y'abantu y'abadaso. Ushatse ubigenza gutya, wamara kuyishyiramo gutya rero ukagira gute, ukaza ugakanda kuri ka kavi ko hasi, ugakanzeho ihita nayo ijyamo, ukaba birakunze. Ukaza rero ukimuka ugakanda ukora kuri video ikishushanyamo gutya mubireba. Uri kubona ko gutya, noneho warangiza ukaza ukagira gute, ugapureyinga video yawe ikajyamo, ukongera ukayikoraho imaze kujyamo. Iyo ushaka nk'uyu muntu urimo kumuzanamo ari umwe, ukamuzanamo umutwe. Twaberetse uburyo tubigenza, dufata muri screen ya foto tugakora zoom cyangwa scrolling, tukayizominga tukayikurura. Ubwo ni video turi gukurura, uri kubona ko wa muntu tumuzanye ari kugaragara gutyo. Ubu dupureyinze aha kuri play yazamo ari umutwe uri gupureyinga. Duhita dukandamo hano, tukongera akazamo kano kantu kishushanyije. Muri kubona ukuntu bigenda. Warangiza ugatirimuka ukaza hano hirya handitse ngo split, ugahita uhakandaho split. Nizere ko mwabonye aho igize gute, aho iri ni ahangaha handitse split, ukayikandaho. Yikanzeho ubwo video ibicitsemo kabiri, iya mbere iraza igakina ikagarukiriza hariya, nizere ko mwabibonye. Aha noneho iyindi ukatuyipureyinge, ubu iri mu kindi gice. Noneho urongera ukayikurura ya yindi igumeze uko yari imeze, ukayiha iki, ukayiha isayize ushaka ko ingana. Reka dushatse twayikurura rwose ikagaragara yose. Muri kubona uyongereye size, ubundi hagaragaraga umutwe ariko ubu nyongereye size. Niturangiza turagira gute, turagira gutya dukande kuri play bikine gutya. Niturangiza twongere tuyikande hihagarare, dukande kuri split tuyicemo kabiri nanone. Nituyicamo kabiri
dushobora gufata aka gace twakoze dusubiye inyuma, aka ngaka muri kubona ko dore akambere kagaragaza umutwe, katubipureyinge murebe kwa kundi ubona na filime bajya kuyikora ikihinduranya kandi ari umuntu umwe, muri kubibona ko bigenze, dore n'aha bigiye guhita byihinduranya. Uku rero bimeze iyo uyikozeho gutyo, iyo ushatse uyihindurira icyerekezo irimo, ubigenza ute rero? Uyu nguyu akajya hirya, nta kundi kuntu tubigenza rero, turaza aha ngaha, sorry mutwihanganire, okay nkoze mistake. Hano harimo utu twose tuza, dore gutya, urabona ko tuyihinduriye icyerekezo, wa muntu wari uri hano hino agiye hirya, cyangwa se tukagira gutya akongera akagaruka hino. Rero iyo umushyize hirya ukanda kuri V akagumamo, igapureyinga aze, uri kubona ko aha bigira gutya, upureyinze wa muntu arongera akagaragara aje hirya, nk'uko filime bazikora, ni gutya rero tubigenza. Ikindi rero nagira ngo mbabwire, hari igihe ushobora kuba wakoresha ushaka kwandikamo amagambo, cyangwa ushaka kwandikamo twa tuntu bajya bashyiramo twa subscribers, uraza ugakanda hano handitse kuri strike, nizere ko mubireba, ugakanda kuri strike hano, ukaza ugakanda hano handitse sticker, nizere ko muri kuhareba sticker, ahangaha ukahemeza. Iyo uhemeje urategereza bakakwereka utuntu tugiye dutandukanye, hari abashyiramo utungutu biterwa n'icyo ushaka gushyiramo kuri application, hari abashyiramo akangaka ka recorder, nizere ko mwakabonye aka ka hasi, iyo ugakanzeho gahita kajyamo hehe muri screen, ukabona ko kaje hano hehe, uri kubona ko kaje ahangaha muri screen. Icyo ukora ni ukukamanura ukagatereza aho ushaka kugashyira, wagakozeho kakamanuka kakaza hasi, ukomeza kakaba kagiyemo, noneho ukagaha space ushaka, ko iyo ushatse urakongera cyangwa se ukakagabanya, katukongere tukagere gutyo. Niturangiza turemeza kuri V kahite kajyamo, nitugera gutya turaza kukageraho ku buryo karahita kagera gute, gahita gasubiramo. Tegereza urebe neza ntucikwe, kazeho, uri kubona ko kajeho hano hasi kari guti mbaguza. Noneho hari abantu bajya bakora ifoto ifite ka kantu kari kwipureyinga, sorry biri gusakuza mutwihanganire. Noneho ikindi, aka ga strike iyo ushatse ukoreshamo aka subscribe, n'ubundi ni hariya tuvuye kuri sticker, tuhemeze, niturangiza tuze hano handitse gift, simbizi aho muri kuhareba, ahanditse gift, tuze tuhemeze, bakutwereke ubu tugiye kureba ka subscribe, turaza hano hirya dusunike, uri kubona utwa share, utwa subscribe, aka subscribe kaba karimo hano hagati, turaza tugire gute tugakoreshe, tukande hano kuri subscribe, uraza ukakanda hano kuri subscribe bakakwereka utwa subscribe, noneho ugahita ukoresha utu twa subscribers tuba turimo. Dushobora gukoresha kadukoreshe akangaka, nizere ko mukabonye, tukanzeho gahita kazamo. Iyo kajemo ugatunganyamo uko ushaka, ukongerera space, ugafata ukakongera space, ukakamanura ukagashyira hasi, warangiza ugapureyinga ukareba uko bimeze, noneho warangiza ukagira gute, wamaze kugatunganyamo nako ugaha igihe gashakira, ugakandaho, washaka ukakongera cyangwa ukakagabanya, reka tukanganyishe gutyo, nurangiza ukande hano kuri V nako kajyemo, uri kubona ko karimo, aho bakubwira ati kanda subscribe wagaterejemo uko ushaka, ni gutya biba bimeze. Noneho abantu rero bajya bavuga ngo kwa kundi wandikamo amagambo ni gute, cyangwa se ukora ama translation,
n'ubundi nta handi ni kuri aho ushaka kwandikamo amagambo uraza hano kuri text ugahita wandikamo hano handitse text gafite plus, nizere ko mwabibonye, text gafite plus ukakemezaho. Iyo ukemejeho rero bakwereka ahantu ugomba kwandika amagambo. Ubu twe twahita twandikamo Fab TV, twandikemo Fab TV, tukabaha ibara dushaka, tuzi ugakora aha ukarihindura umweru cyangwa se tubihe ikirango cya Fab TV nk'ibisanzwe kimeze gutyo, ukagikandamo gutyo, ugahita ukanda hano kuri V, warangiza ukakazana ukagatirimura ukakageza hano hejuru, biterwa n'aho ushaka ugashyira, warangiza ukakongera ku buryo ugakoraho gutya kakisunika, video ikarangira n'undi Fab TV biri kugaragaramo yose nk'ibisanzwe, ukemeza, warangiza byamara kuhagisoza ukemeza gutya, ubu video yawe ikinnye wajya ubona hejuru handitseho Fab TV nk'ibisanzwe. Uku rero niko ushobora gukora video yawe. Niba utanyuzwe rero ari twinshi wakwibaza, kuko hano harimo utuntu twinshi ushobora kuba wakwifashisha kugira ngo uploadinge video yawe. Ushobora gukora background cyangwa se BG kuri video yawe, ushobora gushyiramo montage, ushobora kuyirukanisha hano kuri speed, ushobora gushyiramo animation, kwa kundi ugira video yawe yajya guhindura ikagaragaza ukundi kuntu, uraza kuri animation ugakandaho kamwe ukayiha speed uburyo kagenda ka animation kawe gake gake, cyangwa se ukayigira ifite speed iri hejuru, biterwa n'uko ushaka, ukemeza kuri ubundi ibintu bikagenda neza fresh. Noneho iyo ufashe video ushaka gukoresha andi magambo, wafashe recorder, uraza ahangaha handitse audio, nizere ko muhareba, twihanganire video iri kuba ndende, tuzabakorera indi kugira ngo tuyirukankanishe. Turaza ukaza ahangaha handitse audio ukemeza. Iyo umaze kwemeza rero bakwereka ibintu bigiye bitandukanye, uraza ukakora, ushaka gukoresha recorder y'ako ka mwanya ugakora record ahangaha, bashaka gukoresha music wakoresheje ukaza aha, cyangwa se twa effects tuba dusanzwemo ukahemeza, warangiza ugafata video ushaka cyangwa se ugafata record ushaka ukaza kuyihuza. None hari abantu bajya bibaza ngo yose ufashe ushaka kudukatamo, turaje tugukorera indi video twereke buryo ki ushobora kubikora, ndetse mu gihe video tutari twayikora wowe ukibona kino kiganiro ushobora kutwandikira kuri nimero kuri WhatsApp, kuri nimero tuba twashyizeho ku kiganiro, cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone yacu tuba twashyizeho tukabikwereka. Yari Fabrice nk'ibisanzwe kuri Fab TV, turabakunda cyane. Yari Fab, umuryango mugari wa Fab TV mu isi y'ikoranabuhanga, menya byinshi ku muryango w'ikoranabuhanga. Noneho rero wowe utameze neza, ndagukomeje nkubwira ko ubu buzima urimo niba bitameze neza, nkwibutsa ko ejo bizaba bimeze neza, kandi nkubwira ko ibyo uri gucamo ntibizahamya ko cyangwa se n'ibizatuma uvuga ko Imana ko bayemera iriho, cyangwa se ni ubuhamya uzatanga bugaragaza ko aho Imana ishobora kugukura ahantu hakomeye cyane. Turabakunda. Yari Fab TV nk'ibisanzwe, Imana ibarinde kandi ibahe umugisha n'amafaranga. Ciao ciao.